none aramubwira ngo amajwi his excellence abona 98% y'abanyarwanda bamutoye ngo ntabwo ari demokrasi. Ataye umwana avuye mu mujyi aragenda, umugabo biza kumubabaza ahita hamagara nyirabukwe uri Kigali. Nyirabukwe agerageza guhamagara umwana we, umukobwa w'uririyo aramubwira ati ashaka kugira ngo amubwire ati wasanze umugabo ibintu niki. Umudamu yanga kumwumva. None kugira ngo umudamu abyumve, mama w'uwo mudamu aramubwira ati njyewe nudasubirana n'umugabo, nutu umugabo kagenda ugata umugabo n'abana ngo ugiye gushaka handi, cyangwa se ngo Imana akubwiye ngo ugiye gushakirwa undi mugabo ngo uvuye mu Rwanda, ntuzongere kunyita mama wawe. Ndakubyarutse nuko yamubwiraga. Bigeze nka saa 8 aza kumpamagara kuri WhatsApp, ariko numva no mama uvuga ikinyarwanda. Arambwira ati ntabwo ari ngombwa ko nkubwira amazina yanjye, gusa ngiye kuguha amakuru. Ndamubwira okay, nta kibazo. Arambwira ati uziko nababaye numvise amakuru ya Apotre Yongwe. Ngewe ngira ngo yenda nibwo kimenya ko Apotre Yongwe yafunzwe. Ndamubwira n'igihe bimaze se, ubwo se ntabwo ukireba imbuga ngo yango ndabizi kafunzwe, ngahubwo ngo nagahinda ngo kagiye kugerekwa mu kwandi, ngo kuko ashobora kuzava muri gereza agasanga abana bari mu nzu bonyine, umugore ntawo hari. Reka nongere mbifurize ibihe byiza mwe mukomeje kubana na reka nongere mbifurize ibihe byiza mwe mukomeje kubana na Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame, nkuko musanzwe mubimenyere hano kuri uru rubuga cyangwa se kuri iyi chaîne ya YouTube, kuri televiziyo. Tugenda tubanaho mu buryo bugiye butandukanye, buri munsi tugenda dusharinga ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye, n'amakuru ari update, ubusesenguzi n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. No kuri Imana nshimira mwe mwese mwakomeje kubana natwe mu rugendo rutari rworoshye, kuva ku musubscriber wa mbere kugeza kwa subscriber 19,000. Ntabwo ari urugendo rworoshye. Abantu bazi byo gufungura ama YouTube channels barabizi uburyo kugetinga aba subscribers ari ibintu bigoye, uburyo kugira ngo abantu barebe ibintu byawe streaming nabyo atari ibintu biba byoroshye, ariko mwebwe mwabashe gutuma tubigeraho, ndabashimiye cyane. Uyu munsi ikintu kingariye imbere ya screen zanyu ni ubusesenguzi ndetse n'amakuru ashyushye mbazaniye. Gusa inkuru ndibuze kubabwira navuga ngo ni main y'uyu munsi, ni umuntu witwa umugore wa Apotre Yongwe. Benshi bari kuvuga ko ngo mu minsi ushobora kuza rwose Yongwe ashobora kuzasoka muri kasho cyangwa se muri gereza, igihe azaba asotse muri gereza nyine mu buryo bugiye butandukanye, yaba arekuwe, yaba arangije igihano, yaba bitewe nyine n'impamvu, agashobora kuzasanga umugore we atakiri umugore we, ndetse benshi bakemeza ko ashobora kuzaba atakiri no mu Rwanda. Ariko mbere yaho ntabwo nanone najya kuri iyo nkuru ntabanje kuvuga ku ifoto ya His Excellency. Ifoto ya His Excellency yambaye flat cap, iriya foto rwose gira ngo abantu twese twayibonye, ni foto umusaza. Man, reka mbanze muvugeho akantu gatoya. Umusaza ni inshuti y'urubyiruko ni inshuti y'urubyiruko. Noneho izira ngofero nyine z'abaraperi, urabona kiriya gitaramo ni igitaramo cyabaye mu ijoro ryo kuri wa gatandatu. Ni igitaramo cyabaye mu minsi y'imibyizi, ariko kirakubita kiruzura. Nibwo bwa mbere mu Rwanda hari habaye igitaramo mu minsi y'imibyizi. Igitaramo cyabaye ku munsi wa gatatu kikaba mu ijoro, ariko kigakubita kikuzura. Mbese ni ibintu bitari bisanzwe, tumenyere ko igitaramo biba mu weekends n'iki, ariko noneho cyabaye ku munsi w'imibyizi. Kirakubita kiruzura, ngira ngo kugera ku isaha saa 4 z'amanywa cyangwa se saa 2 niba nibuka neza. Amatike y'igitaramo cya Kendrick Lamar yari yamaze gushira ku isoko. Igitaramo cyaje kwitabirwa na nyakubahwa His Excellency, kikitabirwa nanone na nyakubahwa umudamu we
bose bari bakitabiriye none bambaye irangofero za flat cap irangofero umusaza rwose abantu bose bagiye bayisharinga umusaza araberwa ibintu tubyemere his excellency araberwa nicyo cyambere cya kabiri ni inshuti y'urubyiruko icya gatatu wabonye ko ari kuvuga ijambo yavuze ko rwose Afrika yashimiye abajyanama b'ubuzima mbese aranje nifuriza abanyarwanda umwaka mushya mbese iminsi mikuru Merry Christmas n'umwaka mushya muhira wa 2024 ariko none abanyarwanda bose bari bakubise muri BK Arena bavugaga ngo ni wowe ibyo byerekana ko mu by'ukuri umusaza urubyiruko ruramukunda kuko impamvu uvuga ngo urubyiruko ruramukunda no kubera ko urumva igitaramo cyabaye ku munsi muri weekend icya kabiri ni igitaramo cyabaye ku munsi utari muri weekend icya kabiri ni igitaramo bavuga ngo cyari mu ishusho y'abaraperi kako Kendrick Lamar nawe afite cyari gitaramo ngira ngo cyateguwe na n'umuryango umwe ngira ngo his excellency n'abakiriye muri village Rugwiro harimo RDB muri visit Rwanda muri gahunda ya visit Rwanda ariko hari n'umuryango wa Kendrick Lamar ubwiwe watangije bitaramo bivuga ko ibitaramo bizajya bihora biba buri mwaka bise Move Africa rero mu ishusho kora ko umuhanzi mukuru yari umuraperi bigaragaza ko nyine abantu benshi urumva ubundi ikintu cya rap ntabwo abantu bakuru abasaza mbese abantu bari mu myaka yo hejuru usanga batacyumvamo cyane cyane ibintu ngo by'ibitaramo usanga batabyumvamo cyane nyine atari ibintu byabaraza amajuru amprise ku munsi bari buzinduka bajya mu kazi kuko Kendrick Lamar yakoze igitaramo giza nuko ngo yinjiye mu wundi munsi ya performance isa imwe n'igice bivuga ngo ntabwo abantu nyine bagize amasaha saa 7 bakiri ku vibinga akenshi n'urubyiruko bivuga ngo rero abantu bari muri iriya concert abenshi umubare munini wari urubyiruko ariko bavuga ngo ni wowe yari yo majwi nyine ni wowe bigaragaza ko his excellency mu by'ukuri akunzwe n'ingeri zose urubyiruko iki bigahita binjyana ku kiganiro umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yorande Makoro yagiranye n'umunyamakuru wa The Times ngira ngo none aramubwira ngo amajwi his excellency abona 98% y'abanyarwanda bamutoye ngo ntabwo ari demokrasi noneho aramubwira umuvugizi wa leta aramubaza kubera iki undi ati no kwera ko ati ntabwo none surizera ko abantu 98 bashaka guhuriza ku muntu umwe Makoro aramubwira ati why not ati none se abatorwa 27% niho hari demokrasi arangira amusobanura aramubwira ngo impamvu his excellency abona amajwi 98% no kubera ko abanyarwanda bazi ibyo yabakoreye uhereye kuva muri 1994 kugera uyu munsi kuva 1994 yari vice president kugera muri 2000 aza kuyobora inziba cyo kugera 2003 nibwo yabaye president nyina towe n'abaturage kugera uyu munsi aramubwira ati igihugu cyari cyarapfuye aho yakigejeje umutekano mbese buri munyarwanda wese arabibona ahubwo ikibazo ahubwo abo babiri bajyahe kubundi bakabaye ahubwo babijana ku ijana ako kabiri ahubwo ntabwo ikibazo 98% ahubwo ikibazo ni 2% ahubwo bajyahe nabifata se nabarwa mbese ahubwo ikibazo twebwe tugira ntabwo ari 98% ahubwo ikibazo tugira ni 2% ako kajyahe so biriya rero byagaragajwe mbyira ngo buri wese yabibonye kuko ni wowe kuko urumva muri 2024 dufite amatora ya president wa Republika of course his excellency yavuze ko aziyamamaza cyangwa se azatanga candidature kandi ngira ngo niyo atari kuyitanga abantu bari kuyimusaba buri muntu wese mbese twari nkuko muri 2015 twasabye ko itegeko nshinga rihindurwa n'uyu munsi byashoboye n'urugero avuga ati yenda nshaka kujya muri kwikorera kuko yavuze ko nava muri imirimo
azajya gukora. Kenshi yavuze ko akunda itangazamakuru, yavuze ko akunda itangazamakuru, ariko yavuze ko azajya gukora business ziwe akanita ku muryango, nyine akabona umwanya wo kuba ari kumwe n'umuryango cyane. Ariko yabivuga ko ati yenda nashaka kuba ndi kumwe n'umuryango wanjye. Abanyarwanda twese twari kumusaba ati oya tubabarire uze udufashe ukomeze tuyobore, kubera ko navuga ngo nka mirongo urumva guhera 94 kugera uyu munsi abantu benshi ntago bazi undi. Sorry, guhera muri 2000 kugera uyu munsi, urumva guhera muri 2000 kugera uyu munsi tuzigeze 2024 abantu bazafite imyaka 20. Mbese usanga ikigeranyo cyinshi abantu benshi bazi nta wundi mu president bazi ari urubyiruko, nta wundi mu president bazi uretse his excellency. Ibyo rero biranajyana nuko mu gihe azaba agiye kwiyamamaza muri 2024 hari gahunda yuko abantu bagiye kugabanywa, mbese abantu bagiye kurekurwa ari benshi. Mu busanzwe kurekurwa n'inkiko zo mu Rwanda biba kuko umuntu yenda nyine yabaye umwere cyangwa se yaranje igihano, ariko hakaba n'icyo twita imbabazi z'umukuru w'igihugu. Niwe muntu wenyine ushobora gutekereza gufata umwanzuro akavuga ati nyine n'ububashabwa n'amategeko, akavuga ati yenda abantu bose bakobwa bakuyemo inda, abasore mbese akabafata nyine decision yo kuvuga ngo ndabababariye. Noneho ntabwo ari muri ubwo buryo bwonyine, nubwo his excellency buri mwaka agira uburyo bwo gutanga imbabazi akabarira abantu runaka abarangije yenda kimwe cya kabiri. Mbese ibyo bintu bibaho, ngira ngo n'umuntu bivuga ko niyo umuntu ngo arangije kimwe cya kabiri cy'igihano, ntabwo yenda ndamenya ariko bihe byaha ashobora gusaba imbabazi z'umukuru w'igihugu, bibaho. Ariko noneho hagiye kubaho gahunda yo kugabanya ubucucike mu magereza, bakoresha twatwuma two kugira ngo detecting umuntu ahari, mbese n'ubundi buryo bwo kuzajya nta kuvuga ngo mbese gufunga. Abantu benshi bavuga ati mu Rwanda barafunga cyane, umuntu akora ka gato baramufunze, ageze gute baramufunze. Mbese ibyo bintu bikuvuga ko bigiye kugabanuka guhera mu mwaka wa 2024. Ikindi gihari nuko his excellency ikintu nzi neza atazajya muri campaign hari umuturage ugifitanye ikibazo ntabwo barwiyemeza mirimo biravuga ngo abantu ngo baratwambuye ngo twakoze umuhanda ngo ariko rwiyemeza mirimo ngo aratwambura ibintu nk'ibyo ngibyo bivuga ko nta muntu numwe azajya kwiyamaza barwiyemeza mirimo batarishyura abaturage. Ndetse nibyo urumva muri 2017 hari byagiye asezeranya abaturage, ibyo ngibyo nabyo bigomba kuba byararangiye. Ibintu bigomba gukorwa nyine bya bindi ko ngo abo yahaye isoko abagize gute byose bigomba kuba byararangiye. Abarwemeza mirimo bajya mu mitsi n'abaturage bakabambara bakagira gute. Numvise nk'umuntu bita Nzizera, nubwo Nzizera akunda gukorwa mu makesi menshi, uwo ngo rwose ngira ngo niba hari abantu afitanye ikibazo nabo babaturage yagiye agira akoresha akagira gute, ntabwo aza his excellency azajya muri campaign banzizera abo ngabo batari sorry kumukoresha nuko nyine iyo kese zibaho. Ngira ngo bigeze bivuga ko hari abaturage bamureze ngo yarabambuye. Abantu nka Nzizera bakirimo amadeni y'abaturage. Ibyo ngibyo ntabwo bizakunda ngira ngo ni ibintu biri kwigwaho mu buryo ubugiye butandukanye. Rero nkiri kuvugwa ku mfungwa, nababwiye ko ndi bugaruke ku muntu witwa Apotre Yongwe. Apotre Yongwe ngira ngo mwese murabyibuka, yarafashwe ngira ngo ni mu kwezi kwa 11 niba atari ukwa 10, atabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha arafungwa. Nyuma yo gufungwa biza kuvugwa ko azira ubushuka cyangwa se ubwambuzi bushukana cyangwa se escroquerie. Ariko benshi bagendeye kuri video yarimo kubwiriza mu itorero bavuga ngo ni rya Masengo muri Foursquare, none akabwira abantu ngo batarabona ngo abagore mbese ngo inkundo ngarabikemura ibintu nk'ibyo. Uretse ko nyuma yaho hagiye haza ubwino abantu bakavuga ngo ntabwo ari ibyo ngibyo yazize, ngo ahubwo hari abantu bagiye abwira ngo agiye gukora ibintu nibi ntabikore. Kuko urumva yari umukozi w'Imana yego, ariko yari n'umuntu ya business, yari afite televiziyo, yari afite ibintu yavuga ngo na mahoteli n'ibiki. Ariko hari umudamu umwe wigeze atangwa nyaravuga ati uyu mugabo Apotre Yongwe yashyizwe kuri pressure yo kuvuga ngo agiye kumwescrow kugira gute n'umugore we. Umugore yamusabaga ibintu birenze, kamubwira ati yinzu kubabaga nyine yamusabaga ibintu birenze, yabonye kana kambaye ibi, yabonye kana bagena mu modoka iyi, ati ndabishaka. Uwo mugore yaje no gushyirwa mu majwi kugira ejo bundi
ubwo Apotre Yongwe yazaga kuburana nyine kugira ngo urumva bari bamukatiye kwifungwa n'ifungurwa, bari bamukatiye iminsi 30 y'agateganyo, ariko none kuza kuyijuririra ntabwo umugore we yagaragaye. Benshi bagiye badefanda bakavuga bati umugore we urumva hari impamvu nanjye ubwaje nabivuzeho ndamudefanda, mvuga impamvu zigera muri 3 cyangwa 4. Navuze ashobora kuba umugore we byari gutuma ataza ku rukiko. Iya mbere naravuze nti umugore we ashobora kuba yenda ari busy, urumva iyo umuntu afunze mu buryo bure improvise cyane ko ngo bari mu bibazo by'amadeni ibintu nk'ibyo, umugore bafite abana, umugore yenda ari busy gushaka uburyo kiyaba nyine ari mu bindi by'utuzi ashobora gufasha umuryango we, kuko urumva yarasigaye ari wenyine. Iya kabiri naravuze ngo umudamu ashobora kuba yarababajwe n'ibyo umugabo yakoze, akavuga ati umugabo ni umwescro ntabwo mbese akumva nyine aragize. Iya gatatu naravuze ngo ashobora kuba afite impamvu z'uburwayi. Iya kane ndavuga ngo ashobora kuba yaramwanze, avuga ati umugabo reka. Iya gatanu ashobora kuba yenda nta update yari afite, cyangwa se ari uko akundaga umugabo we akavuga ngo umugabo wanjye ndamukunda, buriya reka mubwire hari abantu baba bagukunda ku buryo yaza urumvuza mu rukiko wambaye amapingu, umuntu yakubona gusa uje mu ipingu agahita turika karira, kukubona mu ipingu gusa akaza yagukundaga, yakubona mu ipingu kwa kundi ufunze amarira akayagira, akavuga ati rero uko nakundaga yenda Yongwe, akavuga ati ntabwo naza kumureba. Ariko ntabwo ari uko nguko byari, ntabwo ariko kuri ukuri kuri behind. Njyewe nakumenye ejo mu masaha ya saa 4 cyangwa saa 5 z'amanywa, ariko maza kugira ngo ndebe mpereze menye ibyo ari byo. Nababwiye ko ari umugabo wigeze anyandikira ubwo Yongwe yafungwaga, uwo mugabo ari Paris, ni umunyarwanda, afite umugore w'umunyarwanda ari Paris. Yaranyandikira arambwira ati Kame njyewe nababaye, ati umuntu witwa Yongwe ati Imana izamuhana yansenyeye urugo. Reka mbanze mbabwire story y'uwo mugabo gatoye nko kuyibibutsa, mbabwire noneho ibindi. Uwo mugabo akoresha namba yo muri France +333 +333, sorry, niyo code ya France. Nagiye kubona mbona iranyandikiye muri iyo message yanyandikiye, yorezemo screenshot za Western Union uko bagendaga bohereza amafaranga. Arambwira ati Yongwe yatuririye amafaranga arangije asenyera umuryango. Yawusenye gute? Yongwe yarasengaga, yamara gusenga noneho urumva kuri akuntu bajya ku mbuga bakagira abagorudute, noneho umuntu abadamu bo hanze baramuhamagara, baramubwira ati rero ngiye mfite ikibazo, ushobora kunsengera, ushobora kugira gute. Noneho kujya gusenga kugira ngo akomeze abwire nyina ry'amafaranga, urumva ngo ari amafaranga ngo leta ngo y'Ubufaransa ngiye abantu sinzi nari impunzi, mbese sinzi uko ngo babahawe amafaranga. Ayo mafaranga umugore nta kandi kazi yakoraga, yafitaga amafaranga akayaha Yongwe. Yongwe ko yamubwira ati urumva ngiye Imana yampaye amasengesho y'iminsi 2 ngo ngusengere, birasaba ko nyine hari akantu nsiga mu rugo kugira ngo umuryango wanjye uburi mu ubumeze neza nyine. Umudamu agakomeza kamaha amafaranga, komeza kamaha y'amafaranga. Byaje kugeraho Yongwe aramubwira ngo Imana ngo yamubwiye ngo umugabo bari kumwe ntabwo ari umugabo we. None kwa kundi abadamu nabo bumva ibintu by'abahanuzi, bakizera iby'abahanuzi bababwiye, bakizera ngo n'ubutumwa ngo Imana bahaye, arabyemera. None arangije kumubwira ibyo ngibyo, aranamubwira ngo n'umwana ntabwo ari uwawe. Umugore araje kumva ibyo ngo ni Imana mutumye, yahise yahukana avi Paris ajya Lyon, ngo yimutse mu mujyi umwe ajya mu wundi, ata umwana ntekeza ko uwo mugabo yambwiye ko afite imyaka, yari afite imyaka 3 sinzi. Ataye umwana avuye mu mujyi aragenda, umugabo biza kumubabaza, ahita hamagara nyirabukwe uri Kigali. Nyirabukwe agerageza guhamagara umwana we, umukobwa uri Lyon, aramubwira ati ashaka kugira ngo amubwire ati wasanze umugabo ibintu niki. Umudamu yanga kumwumva. Nyirabukwe ikintu yakoze aramubwira ati rero mukwe wanjye ikintu gishoboka nuko naza nkicara n'umugore wawe nyine ari we mukobwa we, nkamwumvisha turi kumwe nkabunga. Umugabo ajya kuri pressure yo gushaka ibyangombwa by'umugore.
bya nyirabukwe. Nyirabukwe yaje gufata indege aragenda ajya i Paris, bava i Paris bajya i Lyon, bajya guhura n'uwo mugore. Umudamu byasabye ko nyirabukwe bicara akamwumvisha none kugira ngo umudamu abyumve, mama w'uwo mudamu aramubwira ati njyewe nudasubirana n'umugabo, nuta umugabo ukagenda ugata umugabo n'abana ngo ugiye gushaka ahandi, cyangwa se ngo Imana akubwiye ngo ugiye gushakirwa undi mugabo ngo uvuye mu Rwanda, ntuzongere kunyita mama wawe, ndakubyarutse nuko yamubwiraga. None umudamu arabireba aravuga ati kugira ngo mbabaze umubyeyi, reka noneho ntabwo yababwiye ngo reka, ntabwo yahise babwira ngo nsubiyeyo, ahubwo ngo reka mbanze mbitekerezeho, ngo mbanze nganire n'Imana ngo niyo yabitubwiye. Ngo mu mama no nk'umuntu wari uwo ngo wavuye mu Rwanda ahamagara abantu b'i Kigali aravuga ati mudusengere kuri telefone, nabo bajyaho barasenga, ni nk'amasengesho ari kurwana nandi, urumva na amasengesho ari kurwana n'aya Yongwe, noneho yandi ngo ari Kigali aza gutsinda. Noneho ngo umudamu ngo yumva muri we ngo Imana nyine ngo abayobozi b'i Kigali ngo baramubwira ngo ati Imana yavuze ngo subirana n'umugabo, asubirana n'umugabo. Ariko mu gihe yari amaze ukwezi hafi amezi 2 yarataye umwana, umugabo yari yaretse akazi kubera ko urumva hari kubona abakozi babigoye kubona umukozi usigira umwana, umugabo arika akazi kugira ngo yite ku mwana, umwana yari yaratangiye kunanuka. Uwo mugabo yaravuze ngo niba ari umugome ubaho ku isi, niba ari shitani nahuye nayo, ni umuntu wita Apotre Yongwe. Noneho ibyo byo ntabwo ari ibintu bishyashya narabibabwiye. Ejo nanone nagiye kubona mbona umudamu ukoresha namba yo muri England 4+44 aranyandikiye, yabaje aranyandikira hi are you okay, so ngira ngo yenda ni n'umuzungu niki, nanjye ndamwandikira, ibyo baranarangira. Bigeze nka saa 8 aza kumpamagara kuri WhatsApp, ariko numva n'umama uvuga ikinyarwanda, arambwira ati ntabwo ari ngombwa ko nkubwira amazina yanjye, gusa ngiye kuguha amakuru. Ndamubwira okay nta kibazo. Arambwira ati sha ati uziko nababaye numvise amakuru ya Apotre Yongwe. Ngewe ngira ngo yenda nibwo kimenya ko Apotre Yongwe yafunzwe. Ndamugana n'igihe bimaze se, ubwo se ntabwo ukireba imbuga ngo yango ndabizi kafunzwe, ngahubwo ngo nagahinda ngo kagiye kugerekwa mu kwandi, ngo kuko ashobora kuzava muri gereza agasanga abana bari mu nzu bonyine, umugore ntawo hari. Ndamubwira ibyo nibiki, arambwira ati ngewe amakuru nizeye neza, nzu umugabo yari umupaseri mu Rwanda, aza kuva mu Rwanda aza hano, ati yari muri sinzi umujyi yambwiye, imijyi yo mu Bwongereza sinzi umujyi yambwiye, ariko ntabwo ari London, hari undi mujyi yambwiye wo muri UK. Ati yaje kuza hano, amaze kuza hano aza gushakana umurundi baratandukana barananiranwa. Uwo mugabo ngo yaranaguye nyine, ntabwo akiri umukozi w'Imana, aza kujya nyine muri business zisanzwe. Noneho ngewe uwo mudamu ari kumbwira ngo muri groupe za WhatsApp ngo nibwo baje ngo kohereza amara bavuga ngo umugabo ngo ari gushakira ngo umugore wa Yongwe ibyangombwa ngo musange muri UK. Already umugore yamaze kubyemera, ngo bari bamaze n'igihe ari inshuti, ariko ngo ari kumushakira ibyangombwa ngo musange muri UK. Noneho ndamubwira se ibyo bintu uri sure? Arambwira ngo ndi sure cyane, ati kuko umuntu wabivuze muri groupe ndamwizeye, mbese turamwizeye. Ndamubwira none se ubwo urumva umugore wa Yongwe yakwifata akava mu Rwanda agasiga abana, urumva ari kumwe n'abana, Yongwe arafunze, ngo ye ngura mugore ngo nta mutima agira, ngo none se ngo ntuzi ko ngo ari we ngo wamubwiraga ngo sinzi ibintu ngo bapfuye ngo bya miliyoni 40, ngo sinzi imodoka ngo bari baraguze, mbese amubwira story nyinshi. Ariko noneho ikihari nge naje guhita mvugana ibyo ari byose, yenda n'abantu baba bari hanze, urumva nabo hari ukuntu baba bafite amastori menshi. Hanereka nkore iperereza, nza guhamagara umuntu umwe nawe naje kuvuga w'umukobwa uzi cyane, twaje tuvugana ku bintu bya Yongwe cyane, umuzi banakora ngiye kinini. Arambwira ati sha ati sinkubeshye nta rukundo rwari ruri hagati ya Yongwe n'umugore.
ati ntarwo uretse ko nyine abantu bakuru nanone ari uko umukozi w'Imana ni kwa kundi nyine bavuga ati ntugupfusha, ariko noneho kwara ko noneho umugabo adahari umudamu ashobora guhita atekinga yo advantage. Nuvuga ngo mu gihe Yongwe ashobora kuba atinze yazasanga abana baratorongeye, kuko abana nabo bashobora sinzi niba bafite abana bakuru, ariko abana bashobora kutaresist ikintu cyo kuvuga ngo mama arabataye. Kandi ntabwo ari we wenyine, ntabwo ari umudamu wabutaye abana benshi cyangwa se abantu barenze umwe agata umugabo. Mu Rwanda ngira ngo ni hari umupasiteri nawe, niba ari umupasiteri niba ari mamandi, ariko nawe yavaga mu bintu bya gospel, yagiye gushaka n'umuntu wo hanze. Rero umudamu wa Yongwe uko bivugwa ubuhamya bamutangira, umuntu ukunda ibintu by'ubuzima buri soft buri class bugize gute, ntabwo icyo kintu rero ngo cyaba ari ikintu gishyashya. Rero uwo mudamu yambwiye ati sha byambabaje maze kubyumva, ndavuga nti shangiye kubera ko nzi ukuntu kurera bivuna, nzi ukuntu urugonzi ibibazo by'urugonzi kinziki burati buriya Yongwe disi n'Imana igiye kumukubita agakoni. Ati kuko Imana yaramubwiye ngo izamukubita agakoni kuko Yongwe ngo mbere muri 2013 yari umukozi w'Imana, umukozi w'Imana uhanura ibintu bikaba. So iyo image ni abantu bagiye bamubonamo bagatekereza ko ari yakirimo n'uyu munsi yabwira ibintu atizana amafaranga gusengera abantu, bakumva ko ari bya bindi, bakumva ko ari ukuri, bakumva ko ari ibintu nyine ari ibintu koko Imana yamutumye. Ariko mu by'ukuri ngo ntago disi ngo mbese yarahindutse, ntago ibintu bikiri bya bindi. Numva dumiwe, ndavuga nti bibaye ari ukuri umugore Yongwe nta mutima yabagira, byibura akamusiga nyine akamubwira ati ariko umuntu ari mu nzu y'imbohe ari gutekereza ku bana, ku muryango. Noneho ibaze nk'umuntu uzajya kumusura bwa mbere, kuri imageragere akamushyira iyo story akamubwira ati sha ubu ngubu umudamu wawe ntabwo akiri mu rugo, yataye abana yaragiye. Nawe tekereza ubwa mbere ubuzima bwa hariya, ikindi mbese tekereza icyo kintu. Azahita avuga ngo ku izina ry'Imana aragiye. Mbese tekereza nawe iyo image, wibaza uri umugabo uri imageragere, umuntu akakuzana story ivuga ngo umugore wawe noneho kwa kundi wamusize yari kumwe n'abana, noneho nawe yataye abana atunguwe yaragiye. Tekereza iyo image. Gusa nanjye byambabaje, niyo mpamvu navuze ntiyenda ndaza kuba sharinga nibo, ntabwo mbihamije ni ibintu biri kuvugwa ko biri gutegurwa, ariko ngo ntimuzatungurwe kubona mu minsi igiye kuza umudamu wa Yongwe afashe indege yerekeza England, agiye kuba mu mujyi bawise ngo ni Leicester, niba ari Leicester, bijya kumera nka Manchester, Leicester sinzi ibintu nk'ibyo ngibyo. So ngo ntibizabatungure, bishobora ngo kuzabaho nubwo umuntu atagira gute. Kubijyanye n'imanza nanone navuze ndagaruka ku rubanza rw'umuntu witwa Kazungu. Ngira ngo twese turamuzi. Kazungu ushinjwa kwica abantu 14, yarafunzwe yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo, baza kongera kujya kuyiburanira. Ariko Kazungu wari uri imageragere avuga ko ngo niba ngo ubushinja cyangwa bubona ngo ariyo ngo byabafasha ngo gukomeza ngo gushaka ibimenyetso, ngo nta kibazo, ngo iyo minsi ngo yindi ngo nta kibazo. Kazungu ukuntu ari kuburana urubanza, uko ari kwitwara muri iyi dosiye, nubwo dosiye yanatinze abantu bakavuga ati kubera iki dosiye yatinze, Kazungu bigaragara ko there is something behind. Biravuga ko Kazungu azajya mu rubanza kuburana mu mizi ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere, ariko bikaba bitazwi niba azaburanira ku cyicaro cy'urukiko cyangwa se mu ruhame. Ariko abantu benshi bifuza kubona Kazungu mu ruhame, kubera ko nubwo Kazungu dosiye isa nawe yacecetse yatwedetse, ariko hari ibintu byinshi bitarasobanuka muri dosiye ya Kazungu. Bizasobanuka icyo gihe, kumenya Kazungu yakoranaga nande, kumenya Kazungu izo mbaraga zikuraye, kumenya kubera iki Kazungu mbese nta yumva nk'umuntu mbese ubona ntacyo bimubwiye. Kazungu uburana yishinja ibyaha, uvuga ati rwose naragize. Kazungu wabeshye ko arwaye sida ntayarwaye. Kazungu wabeshye ko mbese wagendaga ari we witangira ubuhamya. Kazungu agenda avuga ati hari nabo nishe ndabarya.
Kazungu babwiraga ati wisha abantu 12 atoya ahubwo ni 14 mumvugiye bake. Mbese ni ibintu dosiye ya Kazungu nayo tutegereje ni amatsiko ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka ugiye kuza 2024. 2024 ni umwaka abantu bategerezanije amatsiko, ni umwaka abantu bategerejemo hazabamo ibintu byinshi mu Rwanda, hazabamo amatora y'umukuru w'igihugu, hazabamo amatora y'abadepite, hazabamo ibintu bitandukanye byinshi cyane, hazabamo gufungurwa kw'imfungwa nyinshi, hazabamo kugabanya ibintu byo gutabwa muri yombi cyane, hazabamo mbese hazabamo impinduka nyinshi, cyane. N'umwaka abantu bategerezanije amatsiko, ni umwaka abantu bavuga ati yenda ni umwaka uzaba ari umwaka w'amahirwe, ni umwaka abanyarwanda bagona ko ngo imyaka itari ibiharwe 2024 ngo ni imyaka ikunda kubahira, ni imyaka mbese abantu bategerezanije amatsiko. Ndi kureba mu nkuru rero ndikuze kubasangiza, naguye ku gakuru numva karansekeje. Umusore wa Kicukiro agize gutya, azanye indaya, yagiye Nyabugogo arangije afata indaya ayikura Nyabugogo ayizana Kicukiro mu Kagarama. Noneho arangije kurongora indaya ihita ipfa. Indaya ipfuye umusore ahita yiripotinga kuri RIB. Noneho njyari ikintu cyasekeje, ndavuga nse bariko na nyine pereza bamenye ikishe uwo mukobwa. Ese n'umusore wamwishe? Ese umusore yanyoye Viagra? Ese yamurongoye cyane kugeza man ubu se hari abasore bakirongora abakobwa kugira bapfuye? Nigize hari story imwe sinzi nani narigeze nyibatera. Hari umusore w'umutanzania mushiti wanjye twahuriye i Kigali, babishuti yanjye yazaga kunsura. None umunsi umwe turi downtown turi kwinywera ka cyayi. None umutipe arambwira ati Chris, ati mano sikosha mukuru wanjye ati ngo wagiye kwatirwa imyaka. Ndamubwira mukuru wawe yakoze iki? Arambwira ati mukuru wanjye aba ahantu bita Mbezi Beach, yabaga Mbezi Beach muri Tanzania. Tanzania rero Mbezi Beach ni ahantu haba abatajiri ba Diamond no batuye, mbese ni quartier nyine iri class. Uwo musore nyine nawe yari afite ibiceri. None ngo umusore yagiye mu mujyi ahantu bita Kariya ko muri Tanzania, noneho ngo ahura n'umukobwa. Ahuye umukobwa aratambuka tigisi kibuno, umusore ari mu modoka nziza aramusinyara. Umukobwa araza aramuvugisha, arangije amwaka nimero. Amwatse nimero atangira kuzajya mutereta. Aza kumubwira ati se wa mu mwanya tugahura. Umukobwa ati tugahura tuvuga ibiki? Mbese umukobwa aramukatira totale. Amaze kumukatira, none umusore aramubwira ati se basi niba nkati twaba inshuti. Umukobwa ati ntabwo twaba inshuti kuko mfite boyfriend. Ngewe mfite boyfriend ushobora no kuzaba umugabo wanjye, so nta nshuti nkeneye. Umusore akomeza aratereta mwandikira kuri WhatsApp, umukobwa amubloka, umusore agakoresha indi, amubloka, umusore agakoresha indi. Noneho kera kabaye ngo araciye nk'ukwezi bamenyanye, umukobwa aramwimye umwanya totali kabisa. Umusore aza kumusaba, aramubwira ati noneho se wamba bari ukazaza kundeba cyangwa tugahura ko ari aka gift nakuguriye. Umukobwa ati gift iki? Ati nta gift nshaka. Umusore ati oya already tibura cyagiye duhura nyuma yaho, ati nase nkugura aka gift, numvaga nshaka kugugwa aka gift ka nyine nk'umuntu nakunze basi kugira ngo ufata aka gift. Umukobwa ati twahura ntacyo ubwo nkayifata. Bapanga umunsi ariko wa gatandatu. Ariko none umusore bamubwira ngo azaza, ntabwo bazahurira iwabo, ngo bazahurira ahantu ngo hafi aho ngaho ku gahoteli. Umukobwa araza, ageze kuri hoteli, umusore araza, ahageze aramubwira ati sorry hari utuntu nari ndimo nkora mu rugo, mbabara tujyane turete tugarukana. Barajyana. Bageze mu rugo binjira nyine mu nzu y'umusore, muri fridge y'umusore ngo hari harimo ibinyobwa bw'ibyisindisha n'iki by'inzoga n'iki. Ariko umusore amubaje ati uranywa iki? Umukobwa ati ati ndashaka amazi. No, umukobwa aranje kuvuga ati nta kintu ushaka.
none arangije haciye akanya umusore amubwira ati nta n'amazi, undi ati yanzanira. None unluckily umusore amazi yari yashize n'amazi yari afite, arasohoka ngo yatume umuntu ngo yatume nyine ngo abantu bayazane. Noneho asohotse ariko nyine ari kuri telefone ngo atume abantu bazana amazi, yinjiye mu nzu asanga umukobwa aryamye mu ntebe. Asanze umukobwa yaryamye mu ntebe agerageza kumukoraho, asanga umukobwa yashizemo umwuka. Hahise hamuzamo ngo ibitekerezo bibiri: icya mbere guhita ahunga, icya kabiri kwiripotinga kuri polisi. Umusore yaravuze ati nimpunga ibikorwa imitungo yanjye izahita ifatirwa kandi nzahita njya kuri recherche mvuge ngo nyine bazankatira ndahari, ati nishe umuntu. Urumva cyo kwica umuntu muri Tanzania man ntabwo gisaza, ngira ngo n'iwacu na hano iwacu ntabwo gisaza, kandi bo gikatirwa imyaka myinshi, ngira ngo ni guhera ku myaka 40 ukwica ku bushake 40 kuzamura hafi na burundu. Aravuga ati none kujya kuri recherche mfungwe burundu, kandi yenda we yishyiramo ukashobora kuzaburana bigacamo, bo niko yishyizemo. Arangije ajya nyine umwanzuro yafashe no guhamagara polisi. Polisi iraza basanga umukobwa koko yashize mu mwuka, umuhungu baramutwara bajya kumufunga. Bari mu rukiko yasabye nyine, urumva yashatse umwavoka kugira ngo agire iyo deal aburane icyo kintu. Bari mu rukiko urumva umukobwa byanga bikunda bagiye kumukora autopsy bamenye yenda yishwe n'iki. Ariko hagati aho ngaho amakuru yagiye ngava mu bantu bagiye batandukanye, ariko urukiko rurashaka kugenderaho ngo nuko umukobwa yarwaraga umutima. None bari mu rukiko, umucamanza umusore nyine ajya kuburana asobanura scenario yuko yagenze, arabisobanura. Ariko noneho nawe ubwe kuko urumva abashinja cyane nyine bamushinjaga, baramubwiraga ati wowe niwe wamwishe, bitewe nuko bigaragara ko uyu mukobwa yagiye yanga ko muvugana, yakwimye umwanya akakubroka akagira gute. Ikindi bigaragara ko wari wamuhaye gahunda, wowe wamubeshye uramubwira ngo umufite gift, uranamubeshye uramubwira ngo aze muhure kuri hoteli, birangije uhindura gahunda ku munota wa nyuma, umukura kuri hoteli umuzana mu rugo. Umugije mu rugo bigaragara ko wari ugiye kumwica kugira ngo gukora ko yakwanze kugira ngo mwese mu muhombe, kuko aragwa afite umuhungu bakundana uzaba fiance. Byagaragara ko wewe wamuzanye iwawe kugira ngo umwice kugira ngo mwese mu muhombe. Umusore ngo ari mu rukiko ahitarira aravuga ngo, ubwo ni muri umuntu wabitubwiraga, ahitarira aravuga ngo mu by'ukuri story kuntu imeze nanjye ubwanjye nakwishinja ko ari njye wamwishe, kubera ko nyine story ibimenyetso urumva umuntu yaramborotse, ndamwinginga ndamugangaza afite gift, bigera kuri ahantu hoteli twapanze njya kumukuraho muzana mu rugo apfira mu rugo. Ati bigaragara ko ari njye wamwishe, ariko mu by'ukuri ukuri kw'Imana niko yarayiraga, ntabwo ari njye wamwishe. Ariko mu rukiko ntabwo bareba iby'ukuri kw'Imana, bareba iby'ibimenyetso. Umusore icyo gihe bari bategereje ko icyo gihe umusore nyine muri muna yitubwira, bari bategereje ku rukiko ruzaca umwanzuro, nyine ruzafata umwanzuro kuri dossier y'uwo musore. Ariko umuntu arakubwira ati byanga bikunda mukuru wanjye ni burundu. Rero ndavuga ngo hari igihe rero sitani bayagusabye, mane hari igihe sitani bayagusabye nk'uyu musore wazanye indayi ayikuye Nyabugogo akazana igapfira iwe. Hari igihe sitani gusaba wangu, hari igihe sitani igusaba urumva nk'ubwo ntabwo arazi. Ariko nanone arabatipe banywa ibintu by'imiti, ibyo bintu munywa muzabireke. Ugasanga uhamagaye umwana ngo ugiye ngo kurya akantu ugafata imiti ya za Viagra n'iki ngo ugiye kurongora, aho ngaho urongora umuntu kanamwisha bro, wanamwica. Ngaro kugira ngo wemeze umukobwa ngo utarangiza vuba ibintu nk'ibyo mani wanamwica. Ukajya kuvuga ngo wemeze ngo umwana ngo ugire gute, aho ngaho rero bituma ujya ku muntu ukaba murongora ukaba wanamwica. Haraho byabayeho ngira ngo bana bikinyemo filimi bandimbati, umusore ahamagara umukobwa kwa kundi yari ukuntu n'abakobwa batubeshya rero ku munota nyuma ngo ngurumva ngo shango ngiza kandi kagahunda ngo mama ngarahisa rwara ngo sinzi ago bagira utwo tuntu, kandi umusore yamaze already kwinywera Viagra. Umuhungu araribwa bya hatari man, noneho ngo yuri muri case nk'iyo n'indahira kwima, bashaka indaya b'amafaranga, indaya zose zareba ukuntu umuhungu ameze, atereka reka amafaranga ntabwo ngiye gupfa.
byaje kuba ibyo bintu byabaye mu Rwanda, byaje kuba umwanzuro ko nyina afata umwanzuro kugira ngo umwana wapfe, nyina arambura aravuga ati ngaho ndongora, kuko umuhungu nyine yagomba gupfa yatabona umuntu arongora. Umuhungu bivuga ko yanahise ava nyine kumva iyo scenario, yahise ava mu Rwanda kumva ngo yarongoye mama we, nawe ari wowe byanatuma wiyahura bro. Ariko ibyo bintu nyine niba ari ibintu, niba ari inzoga, niba ari iki man, ubwo ngiyo abwira uwo mukobwa ati yenda babikoreye nk'ahantu runaka, mbese nyine ni shitani yari yamusabye. None se ubazavuga ko atari wamwishe? Yishwe n'iki? Yenda no bapima bagasanga umukobwa nta n'indwara yindi yararwaye. Mbese ni kwa kundi ibibazo biza ku muntu shitani kagusaba, ugasanga mu by'ukuri ugiye kwishyira muri za metero 20, metero nkeya cyane z'ubutabera, ugasanga uri mu bibazo, ugiye kuguzanya n'ubutabera kuri dosiye ubwawe wikuriye, kuri case ubwawe wikururiye, ku bintu ubwawe wikururiye bishobora kugushyira mu byago byinshi cyane. Urumva umusore byanga kunda nibasanga nta kindi kishe uwo mukobwa, umusore n'uzafungwa, afungwe burundu ko nyine yishe umuntu, cyangwa se 25. Rero nibyo ngibyo na makuru yagenda gwavugwa, ndavuga ntereka umuntu ashobora kuyavugaho, ashobora kuyacisha mu sesenguzi, ariko mbabwira kuri update yo kuvuga ngo umugore wa Apotre Yongwe mu minsi mike yanga ashobora kukurira indege akajya England, akajya guhura n'umuntu uriyo, umugabo umupasiteri, nabwiwe n'umudamu nawe uriyo wanze ko amazina yatangaza utanayambwiye. Ariko ngo nizo stories zihari bishobora kuza kuba gutyo, twaza kubona umugore Yongwe agiye muri England, ataye abana, ataye n'umugabo muri gereza y'amageragere. Ariko nanone abantu benshi bagahana, ndetse amahirwe Yongwe ko uriya mwaka ashobora kuzaza bari muri gereza, mu bantu bazagabanya nawe ashobora kuzamo kumva baza umukuru w'igihugu kubiki, ashobora kuzataha, amahirwe menshi arahari, ndetse nuko yenda nuko nguko kujurira ashobora no gutahira muri ubu bujurire yasabye. Nkuko na Theo Manirakiza nawe yajuriye kuri minsi 30 agahita ataha, urukiko rukabona nta mpamvu zikomeye zatuma akomeza gufungwa. Kuri iyo ngo nawe birashoboka yenda cyane ko ubutabera bari uguhana, ariko nanone habamo no gucyaha no kugira gute. Byari byo byose nk'umuntu mukuru nawe yamaze kubona isomo ry'ubuzima, cyangwa se ashobora guhinduka yenda niba n'Imana yamaje kumwishaka nyafu imwereka ko ibintu byose bishoboka, agomba gusubira ku gicaniro, akongera agasenga, akongera akambaza y'Imana yambazaga muri 2013, akongera akayikora kwa kundi yayikoreraga. Niho ibintu, kuko baravuga ngo abizera Imana bavuga ngo umuntu buriya ibyago by'umuntu wigeze gusenga n'umuntu utarigeze gusenga ntago ari bimwe. Kandi bavuga ngo Imana yo kuguhomba yaguhombya kugira ngo ikubure burundu, yaguhombya. So kuri iyo ngo rero nibyo ngibyo na update nari mbazaniye. Reka mbifurize umunsi mwiza. Amazina yanjye ni Chris Kame, mukomeze mubane natwe mugiye namusharinga ibiganiro byacu. Nukuri ni by'agaciro gakomeye, ndetse n'umugisha kuri mwebwe kubagira muri umuryango mwiza, muri abantu beza, abanyandikira bamugira courage n'abandi bose. Nukuri ndabashimiye kandi bikuye ku mutima, abaduha ibitekerezo mu buryo, abaduha inyunganizi, abaduha ubufasha, abaduha inkunga mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'ubushobozi, byose kugira ngo dutere imbere. Nukuri ndabashimiye, Imana ikomeze gushyiraho muba mwakuye abo mu bitekerezo, abo mu bushobozi. Ndabashimiye cyane.